iyi video cyangwa se barabona ubu butumwa, ndabashishikariza gukora subsrcibe. Ariko dushimiye abaduteze amatwi, abateze amatwi Bibiriya imbaraga zacu. Turabashimiye muri iki gitondo cy'umugisha. Turabashimiye rero ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Twagarutse kandi mu kiganiro Bibiriya imbaraga zacu, ubuntu bw'Imana bubane namwe. Amen. Twizera neza rero ko mudukunda kandi murabigaragaza iyo mudukurikira, turabibona. Hari n'abatanga comment tukabashimira. Tugarutse rero nanone mu kiganiro nk'uko bisanzwe kuko arakagaruka, ariko mbere yaho tugitangira munyemerere tubanze dushima Imana. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, nkubise hasi umwuka wose warwanya iki kiganiro, nkubise hasi imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abadayimonikazi, umwuka wose w'ikuzimu wahagurukira kurwanya iki kiganiro, tuwufashe mu izina rya Yesu. Ndambura shitani ububasha bwe kandi ndasengera ibyuma byose kugira ngo bibashe gukora mu izina rya Yesu. Reka ubane natwe Mana, tugutumiye muri iki kiganiro hamwe n'umwene data. Reka ubane natwe, utugirire neza, kandi n'abazabyumva turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Murakoze rero, ndagushimye, icyubahiro no gukomera bibi byawe. Amen. Amen. Imana y'amahoro nishimwe kandi yabwe icyubahiro. Turanezerewe muri aya masaha ko tugarutse mu kiganiro. Turi kumwe na mwene data nawe w'umugabo uzi kwivugira. Reka tuvugire amazina ye. Murakoze pasiteri, nitwa asista pasiteri Niyonzima Elias Mababa, cyane ko mababa ari ry'abantu bose bazi. Turashimye rero mababa ko mwitabiriye ubutumire bwacu. Tumaze igihe kirekire cyane twifuza yuko mwaza tukababaza bimwe mu bintu twagiye twumva hanze hano, nk'ikinyamakuru cyangwa se nk'urubuga rukorera muri aka karere ka Rubavu. Twifuje kugira ngo tushire amashira kinyoma, udusobanurire neza niba ibyo bakuvugaho koko ari byo. Mbere na mbere ndabanza kukubaza ibintu nka bitatu nzi numvishe bakuvuzeho. Bavuze ko wataye umuhamagaro warangiza ukajya mu buyobozi. Icyo ni kimwe. Bavuga yuko wataye umuhamagaro kusigaye unywa inzoga. Bavuga ko wataye umuhamagaro kusigaye usambana. Bavuga ko ikindi ni cya kane ni kera. Bavuga yuko ushobora kuba waranahinduye itorero utagikorera muri Methodist. Ibyo byaba ari byo? Pasiteri, reka manzirize ku jambo rivuga ngo Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi naryo ni ishaka ry'umurimo w'Imana bagize byo kundumira muri studio. Ni ukuvuga ngo ibyo byose bavuga, iyo babivuze bikangeraho, ndavuga ati Semana ni ukubera iki ari byo uvugwa. Ntabwo ibyo bavuga ari byo, barambeshera. Kandi by'umwihariko umuhamagaro wanjye unarahari, kuko ndacasenga kandi njyewe n'Imana tubiziranyeho. Bavuga yuko nahinduye itorero, reka arico manzirizaho. Njyewe itorero ryanjye ni Communauté Methodiste Unie Internationale, ngaba ndi assistant pasteur. Rero ikindi bavuze yuko ngo njyewe nagiye mu buyobozi. Gusa pasteur kamubwira ngo igihugu cyanjye nagikunda kandi ndacafite imbaraga, ndacari umusore, ntagikorera kandi kuba ndi umuyobozi ntabwo bikuye ko nasenga, nayobora ariko nganasenga Imana. Ikindi bavuze yuko ngo njyewe mu inzoga. Pasiteri, ndi gusenga ngikituruka mu cyaro, abantu bose bari banzi nanutse meze ukuntu, ariko ngasengana n'abahanuzi bari kuvuga ngo Imana izakugirira neza, izaguha umubiri. Rero reka mubwire ngo kubyibuha ni ikigeragezo no kunanuka ni ikigeragezo. Iyo unanutse baravuga, wanabyibuha bakavuga. Babonye rero Imana ingiriye neza, batangira kuvuga ngo unywa inzoga. Njyewe sinywa inzoga kubera icyo namenye. N'ahantu na hamwe wambona ndi kunywa inzoga. Cyakora kuba narabaye umuyobozi, hari aho nahuriraga n'abayobozi tuvuye mu nama, hanyuma buri wese akakuza icye. Ikintu unywa pasiteri ni panasha, ndetse nganywa na ji, nganywa n'amazi. Ibyo iyo mbibuze nuko birarangira, ariko pasiteri ndacari wa wundi, ndacasenga Imana kandi Imana iri muri njye. Imana ishimwe cyane kuri muri wowe. Hanyuma se abavuze ko ngo ujya bagiye babangamira mu gusenga mu gihe cya COVID nubwo bitari byemewe, ariko ngo iyo uwabagwagaho ngo
babaga babonye ishyano wabaga uri Sawuli mu ruhande rwabo. Pastor murakoze gusa abantu babonye mbaye umuyobozi bagira ngo urahindutse gusa nanjye nubwo nabaye umuyobozi nazamukaga imisozi ngacwirana n'Imana nasengeye muri groupe yitwaga 5am Glory. Iyo groupe irimo abantu benshi batandukanye ninjye wari uyiyoboye na n'isaha irahari ariko ntabwo groupe ari itorero. Itorero ryanjye nari kubwiye groupe kuyo kuri WhatsApp ni communauté méthodiste ni international. Rero abantu bangwanije na abakristo babiri inyuma n'abandi bashakaga imyanya yanjye banangwanyaga nanjye ifite babonye rero ibyo ubuyobozi mbigiyemo bahita babwira ubuyobozi bwanjye nicyo bakora bavuga yuko mw'inzoga si mw'inzoga bavuga yuko mfata abantu bari gusenga kandi nanjye nisenga no sinanjye nari no kwifata. Rero ndacasenga ndacabirimo neza gusa imyanya yanjye niyo bashakaga ariko naho bayifata ntabwo byakuraho yuko ndi umuvugabutumwa ndi umuhanuzi bashobora kujana ibyo byose ariko Imana yampaye byo ndibayitwara ndibyashoboka ntabwo barekereka nyira yari yikwamba. Yego pastor nuko bihagaze ni gucyo bimeze. Rero kugira ngo tugire umwete cyangwa se ishyaka ryo kugutumira no kukurarika tuzi ko hari abantu babyaje ubutumwa benshi muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Twagize ikibazo nk'abantu bafite umurongo w'ivugabutumwa kuri internet cyangwa kuri channel ya YouTube. Turavuga ngo ni byiza ko abantu bazumva iyo nkuru batazagwa. Turavuga reka twishakire nyir'ubwite tumuzane aze ababwire abamukunze abo yabyaje ubutumwa. Hari abana babatije, hari abo wafashije gushyingirwa, hari abo gituma bahura n'Imana mu buryo butandukanye. Abo bose rero bari bafite intimba ku mutima. Aba bantu urabamara ute ikintu cy'ikizinga cy'akababaro uzikumva mama wawe cyangwa papa wawe yahuye n'ikibazo bura mu misi y'umwuka uri nkasi ukumva yahuye n'ikibazo ari kwitwa amazina nkayo y'amakozasoni byarabakomerekeje urabahumuriza. Pastor Kanombe nzoyemesha mu kuvuga ngo Imana iguhumugisha abantu barabona iyi video cyangwa se barabona ubutumwa ndabashishikariza gukora subscribe ariko by'umwihariko kugira ngo bakurikirane neza iki kiganiro ahubwo bibaye byiza mwazanumira atarukumbaza mukambereza ngasengera abantu mukambereza ngabwiriza mukambereza ngahanurira abantu kugira ngo bamenye koko Imana indimo iyariyo. Nukuvuga ngo rero nahuraga n'indambara ngisenga abantu bakristo barabizi abanasengeye Kigali barabizi abanasengeye muri Amerika barabizi abantu bakandira uducumu tw'amagambo ariko ngakomera. Rero igiti kirimo amapera n'icyabantu bakubitamo amabuye ariko by'umwihariko hari n'abandi bahanuzi batari kuvugwa ariko ngewe abantu kubera kungwanya no kugwanyiriza imyanya niyo mpamvu bagendeye bari kugira abandi ati musebye muhamagara abayobozi be n'ibintu byose ariko njyewe ndacasenga. Ariko hari n'abantu bakoze cliché hari ukuntu bajya bafata WhatsApp bakayimonta ikoranabuhanga ukuntu bashobora gufata nk'ifoto bagahita bakurura byeri bakazitereka hano imbere bakoresheje ikoranabuhanga bakaba bakurura icupa bakarizana bakarikubitaho bagafata ifoto bakayikubiza. Hari ukuntu bajya babimota abatekinisiye barangiza bagahita bavuga bati aha murebe icyo kintu barakigukoze. Icyo kintu n'abantu bagikoze kandi ndabamenya bamwe muri abo ngabo bansabye imbabazi kuko narabamenye ndanabahamagara ndabati ese nukubera iki mwambara bikabigezaho ndagendarira maze mukurira kwanjye Imana yo mwijuru iragenda irabarotesha irababwira ngo ibyo muri gukorera umwana wanjye kandi by'umwihariko njye bose nakwikuraho kuba inyangamugayo njyewe n'Imana yanjye turabizi. Pastor Imana iguhumugisha kuba wanzanye ahantu kugira ngo abantu bose bari bufungure iyi video barakora subscribe babibone neza gusa by'umwihariko abo barabikoze bamaze kubikora abanze imbabazi narababariye usibye ko byageze ku bayobozi banje bo hejuru nabo ko babifashe simbizi ariko by'umwihariko ndacabwira abantu yuko ndi mababa wa wundi ndaho byagiye naho bavuga hari
ijambo ry'Imana wigeze gusoma ariko sinzi niba bakongera kunyibutsa wa mu Baroma igice cya 8:35 havuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana ese ni amakuba ni ibyago ni ukwambara ubusasi ni Paulo iryo jambo iri muri sinzandiko Paulo yandikiye Abaroma amen igice cya 8:35 pastor none se ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ntacyo none se ni amagambo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana none se ni ugukusanya ibyo binyoma ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana nta kintu cyangurura ku rukundo rw'Imana n'ibyo bavuga byose nibavuge ariko amaherezo bazaceceka amen nibavuge nge ndakataje mu gukorera Imana nibavuge ndakataje mu guhanura gusa baravuze ariko mu buryo bwo gusenga nsengera umuntu kanseri irakira ubu ngubu ari gufasha umwana wanje akanamurihira n'ishuri kandi banari kuvuga cyubahiro ni Imana kabisa Imana ishimwe cyane kuko iri no kugukoresha ibyo bitangaza kandi Imana ishimwe ku kikuzi no mu buryo bwa nyabwo iramutse itakuzi ntiwaba ukiriho rero ndashimira Imana ko ikigukomeje kandi ndizera nashidikanya ko mu rugendo n'ubundi nk'uko urimo bitubwira ntucike intege nta kizabuza ibisitaza kuza ngo ari kubizana azabona ishyano niko ijambo ry'Imana ryavuze ndacyakomeza kukubaza tuganira kuri iki kiganiro wiyumvute inyuma y'aho umaze guhura n'uyu muraba w'amagambo y'intambara imeze gutyo wiyumvute mu buryo bw'umuhamagaro ese iyo ugiye hano mu rusengero wumva nta complex ufite complex sinzi niba navuga gute urumva ko mucyo nshaka hari ukuntu umuryango kubera ukuntu bamujombye n'iki ukumva urakonje ukiyumvamo ukundi kuntu ubyiyumvute ese n'ubuhe butumwa urahana none abantu bagukurikiye abantu wabatije iki gihuha kugira ngo kivane mu bantu bongere ubatereke muri mundu nziza bongere bizere Imana ndi gutekereza yuko byanga bikunze naho urusengero barugifunze ariko nibuzuza ibisabwa leta yacu ni nziza izabafungurira urabakomeza ute kugira ngo abo bantu bagaruke muri mundu murakoze cyane gusa pasiteri reka ngure ndakwifuje muri kuvuga ngo Imana iguhereze umugisha no kuvuga ngo ngewe ikindimo nico kugira ngo nongere mbwira abadukurikiye ko nge ndi umunyamuryango w'itorero ryanje Communauté Methodiste Internationale cyane ko nubwo ayo magambo yabagaho ariko nda muntu wangwa na bose hari abazaga bakavuga ngo komera hari abazaga bakavuga ati rwose nubwo ibi bihari ariko bizashira ariko niba dufungurira ndishuwa gufata urugendo n'abana banjye n'umudamu wanjye tukaja kwitorero ryanjye ibyo bazavuga nabyo birabareba ibyo bazakora birabareba ariko ngewe nk'umuntu wamenye icyo nakurikiye nzasenga Imana kandi ndishuwa kongera kuyikorera imirimo izangoresha iyo ariyo yose hari abantu bavuze ngo nahinduye itorero pastor baravuga ngo nahinduye itorero ngo nabaya naravuze ati rero nubwo batari badufungurira izindi nsengero zifunguye hose ni Imana ndagenda nja gusengera ahandi nja gusengera ahantu uwambonyeyo agatanga amakuru ati mababa yahinduye ati mababa rero ni byacitse rererere ariko byacitse yayi ahubwo kuko ngewe nzi yuko Imana ari Imana niyo mpamvu naje kugenda ngasenga kugira ngo ya magambo ndebe ko yashira rero ni satani yangwanyaga wajya no mu rusengero narwo bakabyazamo ikindi wajya handi nabo bakabyazamo ikindi ngo ndaba yagiye gusenga ngo yahinduye ndumva ari ibintu birebire ariko turabwira abaduteza amatwi ko ntabwo ari byiza namwe muri bakuru mukwiriye kugenzura mukagenzuza umwuka w'ubwenge niko Paulo yasize aduhuguye mukarebesha umwuka w'ubwenge mukareba niba ibyo bintu kuko avugwaho ari byo ariko we ari hano kugira ngo abwire abo bantu mwese mufite utwo tubazo tuvemo mwongere mu mwumve mwene so umenye ko amashara abaho naya kera twese twagiye tugenda turwana intambara zitandukanye z'ishyara ariko tugatsinda aho tugeze hano hose ntabwo ariko tutahuye nazo buri gihe cyose ufite abantu muhanganye cyangwa musamiranye mu mihamagaro byanga bikunze baba bashaka imyanya nk'uko yabivuze twaba tuvuga rero ngo abaduteza amatwi abari baraguye abari mwumve ko ari ibintu bamwambitse
umushe ko yavuze ko hari n'abakoze ifoto warangiza kuyifoto bakayikora kuri machine kugira ngo bayikwize ku bantu noneho bazayibona babumve yuko cya kintu yagikoze ariko ari uburyo bwo kugira ngo batware umwanya. Corona rero n'abahimbye ntiyashiramo nibyo kicyorezo rwose kiragoye cyashunguye abantu bituma buri muntu wese amenya ubu wari umwihishemo. Niko bimeze pastor. Dusoza rero twinjira ku musozo, gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe. Imana iguhereza umugisha pastor rwose. Ndikubwira abadukurikiye gusa by'umwihariko ndi kubabwira yuko mababa ndi wa wundi uzakenera kugira ngo adukurikire kandi kubisaba pastor ngo uzanzane utari kumbaza noneho unzane ndi guhadura ndi turabiremereye rwose. Imana igumisha rero bazakore subscribe urakoze cyane bazabikore bazangurikirana kandi by'umwihariko ndacasenga nuzagira icyifuzo asabamagare dufatanye gusenga kandi Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Namwe murakoze. Reka rero tugusabe wabitubwiye kutaragwa n'ubundi udushyira imbere y'Imana usengere abantu bazumva iki kiganiro kandi ubasengere usenge duguhaye umwanya ugaragara ufatika. Sengera imitima yasenyutse yongere uyubake ihiri hose kwisi. Senge rwose Imana ibamuhore. Murakoze pastor. Reka rero kubaha Imana yaremye isi n'ijuru ikadendeza inyanja. Imana itubeshejeho. Imana yaturinze icyorezo cya COVID-19. Reka dusenge Imana, reka duce bugufi mu mitima. Mana yacu, Mana igira neza, murengezi w'ubugingo bwacu, sanga itarumba giti cy'inganzamarumbu. Uri Mesiya, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye data wa twese kubw'uyu munsi wa none. Ngushimiye yuko Mana ikomeye udakora ng'abantu. Ndagushimiye yuko ubereye mwiza bagutegereje. Mana data warahabaye ubwira igerageza byinshi byahagurukaga we ukatibiturinda. Mana uhabwe icubahiro. Uburwayi bwaraje bwa malariya urabuturinda ndetse covid yaraje urayiturinda. Mana warahabaye uhabwe icubahiro. Kanseri zaraje uraziturinda, inzara yaraje urayiturinda. Mana indwara zitandukanye uraziturinda. Ndagushimiye habwe icubahiro. Shaddai Jehova Rafa. Mana wabanye n'abagabo, wabanye n'abamama, ubana n'urubyiruko, ubana n'igihugu cyacu, ubana n'itorero muri rusange, ubana n'abayobozi, wahabwe icubahiro. Wabanye n'abahanuzi. Mana warakoze. Mana muri iki gihe turimo n'ibihe byo gusenga, ntabwo ari ibihe by'amagambo, ni igihe tugezemo cyo kuvuga. Mana data wa twese abantu badukurikiranye bahereza umugisha, ubagirire neza, wagura ibyabo. Mana ikomeye ushigikira ibyo bakora, umugambi wawe uje uragendana nabo, ubwiza bw'Imana ubashyigikire. Mana mbona yo gusengera abarwayi, abari mu bitaro, abari mu ngo zabo, mu byo bitaro ndavuze mu izina rya Yesu ubagirire neza. Abari mu mazu y'imbohe, abakoze ibyaha babyemere basaba imbabazi, abazira ubusa ubarenganure mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ubwiza bw'Imana bwongere butugarukeho, twongere Mana tureke amagambo ahubwo tukwizere kubera kuzagaruka kujana itorero icyamba tukazaba umugeni. Icyamba data wa twese mu gitabo cyaba ufite amazina yacu akazumvikana natwe tukazamuka. Mana data wa twese muri ndire navuze ngo icyamba uru rugendo ngazarusoza amahoro. Icyamba tosire benestige riere bonetayini fo olele dranti detayi menegi destige konterevo. Urakoze Yesu. Vuganye nanjye urabanguza ifungura wese hari icyo uzakora. Vuganye nanjye urabanguza ubutumwa, uzamukiza uburwayi azaba arwaye, uzayifungura, uzamuteza intambwe. Uhabwe icubahiro Yesu. Uzabikore kwiyubahisha kugira ngo abantu bose bavuge ngo haracari Imana ikora. Urakoze Imana ikomeye cyane. Data duhamagaye Imana Eliya ku musozi w'i Karumeli ahanganye n'abahanuzi ba Bali. Mana data wa twese Eliya avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ibutwikisha umuriro, iyo niyo Mana iribukiza uburwayi, natwe tuzava kari iyo Mana. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Amen. Amen. Murakoze. Abaduteze amatwi rero Imana ibaha umugisha. Mukeneye gutanga ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri nomero 078
06555494 kandi nanone mwakwandika kuri email ku bari hanze y'igihugu mushobora kutwandikira mukoresheje email wandika ikiraro tv@gmail.com. Imana y'amahoro nibaha umugisha rero nakagaruka tuzakomeza tube turi kumwe na mwene data nkuko yabidusabye yumva ngo afite ishyaka ryo kubabwira ijambo ry'Imana tuzamwemerera rero azaribabwira nkuko yabivuze rero no gukora subscribe kugira ngo muzamukurikire abamukunze mwese kugira ngo mwumve impumeko ye mwumve icyo Imana yamushyize ku mutima muri iyi minsi itandukanye kandi dufite amakuru ko ari kuzenguruka Yeriko ari gusenga cyane nawe ahanganye n'ibyo bibatsi by'amagambo n'ibindi byose mukomeze rero kumusabira no kumukomeza kugira ngo abashe kuvuga ashize amanga. Shalom, Imana ibagirire neza. Amen.